Humuka! Humuka! Yarebye. Yarebye. Amashi ku Mana. Mana irakomeye. Iyi nkoni wera kakanya ntabwo uzongera kwigenderaho. Amen. Haleluya, haleluya. Sawa rero. Okay. Akazi kacu turagasoje ntabwo ibyo tukagenda. Yani. Gute? Twishyure nyine byarangiye. Sese nahumutse pastor ko twavuga. Ine muretse hari abantu biyemeje se amafaranga ni bayaguhaye. Nyina singa pastor se waruri hano. Wa musaza rero kamubwite. Ariko ikintu umusabwa niki? Ituro. Ituro. Amen. Nani guhaye peri? Amen. Nani guhaye amafaranga? Sha. Amen. Ibibazo byose wari ufite birashize. Haleluya. Wayihemba icyaka kanya ku mukozi w'Imana. Nukuri nge nshingiye ku by'Imana yankoreye. N'ibyo umanuriye byose. Ntanze amafaranga 300 nzabizana ejo mu nzu y'Imana. Amen. Gatatu kane. Weho. Amen. Amen. Nshingiye ku mirimo y'Imana. N'iby'inkoreye aka kanya. Nemeye gutanga 500 by'ituro. Amen. Umbase. Mani gumugisha. Giye kubona mbona. Yego. Utwaye indege. Amen. Haleluya. Nawe ndabizi nawe hari icyo watanga. Sibyase. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Rero nyinshi ntacyo twese tumariraga. Nukuri kubw'Imana nkoreye uyu munsi. Nukuri kubw'Imana iyo perime. Mwifashije. Igihe yabiguhaye. Rasa ku nteko. Amen. Amen. Nanjye nemeye 20,20. Amen. Ndabyemeye Imana izabimfashe ejo. Amen. Ceceka. Kiruguru kumva byashoboka byashoboka. Ikintu cyiza se ubu barakuze nka pastor ufite amavuta kandi bano mu rusengero rwanjye n'abakomfurimo barabakristo bose bazi ko mfite umwuka wera nabo babyakarusho we nta muntu utakuze uri umupastor cy'amamaranga mu gihugu hose. Atizamwe ndamurera kantu manzi usoma. Nabundi kiriya giterane cyo n'uwemera kukizamo umwuka wera azamanuka neza umuriro wa biza nko ku muriro wa Pentecote. Kubitekereza ndi kubitekerezaho ariko nkavuga ni sinone nituramuka tugiyeyo ugasanga urukunjuka nase bwo bari abantu ko nta hano haviki bari abakristo banjye buri iyo babonye nyine ibintu bajyana mu mavuta akaza umukozi Imana ubwiriza neza hari nabaza bari munsi yayo ugasanga tuyabakuyemo bazitanga bazatura. Bazoro nuko mwidini n'imodoka bazazikwigisha mbanaga ari abasatuzi bashoboraga gupfa kwesha abantu ubwonko bw'abara abantu bigatuma bitanga bagatura kandi urabizi nta gatege mfite bizagenda uzagerageza uzakora bwabaga reka tugerageze bisange twagerageje bikazadushuhira nukuri ko Imana ngende ndizeye bizagenda neza kuko ngiye narabipanze ngiye no gutegura amasengesho twakoze y'iminsi 6 nzabikora kuzana kandi bikagenda neza nzabigenza umva ikintu cya mbere harakugira ngo tubakonvenke ukuntu bizagenda kamanze nkureba akantu turabwo ni nayizanye azana turahora ngiye n'umushinga ni nawe ubaze uko ni nawe ubaze genda gake umushinga ngiye ukuntu nawe upanze natekereje ko tuzazana impumyi tukazana n'ikiremo namaje no kubategura impumyi n'imwe nzambara 1,000 impumyi ni oya narabateguye n'abasore nateguye nanubwo n'abantu hafi n'abanyarwanda babaga Uganda ko nagenda bareba ndabati wese nzamuha 100 umwongere n'amatike ubundi baze none ubasengera ibitangaza bibe niba ari kirema simbuke niba ari impumyi tareba amafaranga bazabura kuyatanga koko shamba ko yajya shamara sake
ngira nk'iyanyuma neza neza. Uruguhande. Wowe. Jewe se. Ibise? Oye. Soma wewe wako nikushobora namwe babarokore. Rero agize se shaho. Nese mutse uri umurokore. Wita ku murokore. Ni ryo banga. Nanjye kubyanya nkashyiramo gakeya. Ereka burana biri yavuga ngo kubw'indakunaniye. Gisomaho gakeya. Ese ukaba wigishirizaga icy'abakirisitu ukubiyamo inzoga. Wowe se ubigisha se? Asobegesha gase. Wako wahagarara hara imbere y'abari abantu. Hawe wumva zira hareruya nkubitagaza umurambararo. Bazitera gatatu nta kantu kari mu bwonko. Koko se. Ko katanganika nko bagiye ushaka kunga ariko ugasanga ndasebye imbere y'abakirisi bakamenya ngo pastor ngo aguye mu muringote nabansebye noneho ko na wundi mwuga nshoboye ubu noneho nakongera kurya icyo abana nabagaburira iki uzi kurira mu mwuka ufite agakora je byakubaho nanjye buraryengira mu gakeje wundi nkagenda indimi ziresukaga igihe burayo ndakimanuka iyo umaze gukiramo kano ariko wanywe nyinshi ashobora kwivangamo indimi z'abadayimoni. Ubushize ntuza kanziga yagiye mu mwuka sinzi aho yaravuye kujya urubeteze mwuka kuba gwamushikiye kandi umukecuru ntabwo yariraga mu mwuka kuko ntabwo nabanyewe igihe yabatirijwe mu mwuka wera aba yagugezemo umukecuru ati 1 2 3 4 5 7 ati ravuze iti mbona mwegeni ivuze ngo iki siko nambwiye ngo diriyomka ariko kubera kuri umukecuru kuva na kera yakundaga kuvangirwa turukuba muri rya dini ryo mu mishipuri uzi ko twese tuja mu kivoka tuvuye mu kivoka tuja gusengera mu kivumo tute twagera mu mpinga bura twageze mu idini ryo muri Ruhondo tuvuye hehe muri mbwa tumaje kujya mu madini 12 mwarazengurutse ko ubu nzi dini ritanga gitike kuwabwirije nzi dini waje nubwo warira marira amaviga gakoboka nta cicumi ariko bari ideni ajya kubwiriza muri bami nkoko iryo tora sindi subira n'umuheto wanya n'ikijumba washima Imana uzugiye muri Nyabise nabo njya gukora iki se no batagwa niko uza utagwa inkoko bagwa n'itike ndibumbi 50 nyinumva kubizi ko idini yanje soma gake church duhanya akabari tureba imbere church none ubwo ndazi wanyu kubwirizana nse nk'umuhanuzi si wababonye ko mufite Mfitongije uri gicucure ibyo nibyo bidukoraga nkatwa batubuzi baba pasteur wabimenye utese uri gukoreshwa n'umwuka guyo hasi dore njeje ariko harukuntu abantu bacurika ukongera ukabacurukura ariko ko buryo nyina baruvuze wenda nibwo gushaka abantu tukaje nko kuri komeza amabuno ugafite abayede tukababwa tuti rero muri igira ibirema mwimugaza mwigira ibipfamatwa mwigira impumyi noneho tukababwa amasiri n'amasogonda jye urabona nitere hejuru mpamagaye yera mwitureba abakristo barayagara nkugeremo ako tukamanze twababaza tuti si ufite nyoko wanyu nyoko senge umuryango wanyu mumeranye muti twende data na mama bafitanya gakungu cyangwa ruruguhana inkoyo bararwanaga cyangwa ati mfite masenge uyu n'uyu bakekagaho uburozi kujya nitugera mu gihe cy'ubuhanuzi nugera muri 1 2 3 4 5 ravuze ite gusengera kumanuye mu giko cyangwa nyoko wanyu yakuvitse mu nyanja bonyohanitse ubuzutu muri voka ariko Imana hari cikoze ako sinone ugatongeramo kandi kantu agituro ryishimwe kugira ngo Imana ibi byagwe bikureho ati kandi mutsibi wiumbenda nka 20 ntako bikora go bibaye byiza wazamara Imana ikakomeza kongerera imigisha byose rero nubwo bibaga guca Imana ikatwihorera ya nyayo iherezo ryacu niriye itaguhaye nyoko reka mwere reka tonde turi byano ku isi bindi tuzatubimenya
ejo nibwo iminsi 6 izaba yuzuye y'amasengesho yo kwiyiriza ntabishutse biriyiriza urumva njye nkajya nca kurande nkirira kagenda nkanywera agera mu rugo utakarangije ariko ko uyimenyereye njye ngiyi nahena mu bakwe iyo se nyimaze we no yimenyereye reka nzigiremo gakeya yego kuko njye iyi nazi fasha the diakon Kristo Yesu akuzwe Yesu nashima diakon abaririmbyi baririmbye wamugwayi amina bakristo bene data ijambo ry'Imana yavuga ngo aho babiri bateraniye banyambaza ndamanuka nkabasanga. Amen. Murabona ano masengesho y'iminsi 6 tumazemo ayo masengesho twahuriyemo n'iki n'inkomezi zo witeka Imana. Amen. Urumva noneho ikintu cyiza twagiremo umugisha nukuba Pasteur Bijobija Gregoire guturuka mu itorero ryitwa Soma Gake yaje anga kugira ngo twifatanye mu murimo w'Imana akubwirize. Uyu mupatero ufite amavuta umwuka w'Imana umuriho aho yageze ibitangaza by'Imana birakoreka. Ikintu nabasaba ni ikintu kimwe nuko mwumva ijambo ry'Imana rimurimo mukumva ikimana yamutumye kugira ngo abagezeho. Amen. Haleluya. Pasteur Gregoire komeze bavugisha ndi kuburaho ne nateguye. Naho ubundi ikintu cyari umuntu wese uzi kumura amasengesho yiyejeje agasaba Imana imbabazi z'ibyaha yakoze Imana uyu munsi iramanuka imusangira muri Gaburiyeli ndahabuze mwana. Basinzi nango baspesiyoza nabo batanga. Ibice 200. Amasengesho mutwaye avunikanye. Murongo cyata. Odewe byagenze. Haranditse ngo umutima wanjye shimo witeka. Oya ndahisome. Dore na naimbwa nkumbwiye muri Zaburi. Ajoreka kuremeza umuntu. Bijyehore napfa kuyeranje. Haleluya. Amen. Komere. Yego. Murahariko. Muraho. Torero abantu bakeya. Uriwe? Makuru. Meza Pastor. Muri bakeya ndagashaho. Ya. Amen. Ya. Muri mwebwe ko mura. Hari umuntu wari ugiye kurumwa n'inzoka. Urakoze kumikuyeho. Ugeze urongoranye. Tukishitani kwa jina la Yesu mdaimo nawe giza nyataka. Bonyuga urwanye nasuko muri gupfa nyoko. Tukishitani kwa jina la Yesu. Abazimu. Pastor. Tero ryawe rirakomeye. Ukwiye kurigira ku mavuga senga. ako ndagerageza. Ngiye kubona mbonye ubaye umuntu w'umugisha urogoza ugeze mu bihugu byose ugeze mu mahanga. Amen. Hallelujah. Amen. Numuheta. Itoro ryishimwe n'icyo bikenewe. Gahanda biragenda ubahanura. Si byose. Jindi kuhanura ushe kujya muri Amerika ngiyeyo. Muhungura ni muzima. Ngigisha. Navuganye nawe siko mbizi. Pasteur uyu munsi ubutumwe ni wowe Imana yamujishemo. Nusiko ndi kuvuga ibintu cyanje oya urutsinga ntucemo kacyari kwanga mukomeze ubigisha unabahanurire. Kuri ntongeye kumvugiramo. Mukozi w'Imana komerezaho amavuta. Kimwe wari uciye mbese itari. Kwanza itorero ryawe n'iry'ibivume gusa. Bibiriya si ngombwa. Dusengeye byose bivu. Mukobwa uhiye. N'umugore n'umukobwa. Uri umugore uri umukobwa. Tumufiye Mary. Ngiye kubona mbona hari
babwire mbaga muzimugisha ntabwo ndonze. nese mwadukora n'aka kazi duhanganye Oya ntabwo ndonze. kubizi ko nakubwiye ngo nje hari imiziro n'imizirizo zanje Imana imbabarire ntabwo ndonze. nyahubwo rezo ye nyibura kamwigarukireho mwa swabohaga imirunga nuko umurunga mbonye nyoko agiyemo guvuye uvuye ati amasengesho bw'iminsi 400 cyangwa se kugira nyoko atiyahura cyangwa y'umupasiteri wanyu umwegere mugire ibyo muvugana agufashaga iminsi 300 wisengera ijana pasiteri ntangiye kukubesha nanje 90 naziyemeza ugasenga gumwe cyangwa nago tukagumufatira ariko nawe ati bitewe nuko yaje tuzajayo ntawe nangaje ngo akoma amashi muzimutene mbandi kwakura abazimu si nubwo muri gucuririra shitani Toka satani. ari umufiyemeri mbonye ugaramye mu gitari uyu mufundi ndi kubona yitwa nde mbonye ugaramye mu gitari hafi y'igitsitsi ku mugwegwe mbona umufundi akubamye hagifashe ibikoresho byo kubaka senga cyane aba ni abazimu bari kukurongora dore rumurozi nturiwe vugisha ukuri ariko hano wibesha abantu sibyo umuntu nta muntu urakujana hanze ko mbonye bakuzengurukanye mu mudugudu ngo warose ko nyokararugaga oya ni umuntu wamaye umutingo w'umugabo ariko ntabwo nawe umuhaye nako sikanyundo ninde ndakoroza umugore wigeze kunyura mu nyanya z'akanyandiko zibitusha akaburamo na rumwe rutukura Yagase neza. zamugakana mu muri abarozi je suis musore pasiteri ufite ibibazo mw'iri torero n'impamo bikureho ngwino wigisha bari Rozi itorero rya Mabare rukomeze. Mabare rukomeze. nini itorero ryanyu muzaryigisha iki discipline son Ako twakibagiwe ariko ubu ngubu bigiye kujya mu murongo. yego rata bonye siko yirukanye nyoko nta kibazo kiri mu muryango ntukabeshe kagahuyu kavuye twajijije nyoko kagahuyu baratandukanye bakoze divorce umwanya uza hundanyuza abana mugiye munsi y'ikiraro senga imana ikize nyoko kagahuyu Amen. No mukiza gahuyu. Oni bande Imana rero hari ikintu yagukorera mwese hari icyo yabakore ariko ikintu musabwa n'iki ituro amena Mani guhaye peri Amen. Mani guhaye amafaranga sha ibibazo byose wari ufite birashize haleluya wayihemba icyaka kanya ku mukozi w'Imana ni ukuri ngiye nshingiye ku by'Imana yankoreye n'ibyo umanuriye byose ntanze amafaranga 300 nzabizana ejo mu nzu y'Imana Amena. gatatu kane weho amena nshingiye ku mirimo y'Imana n'iby'inkoreye aka kanya nemeye gutanga 500 by'ituro Amena. umbase Imana igumugisha giye kubona mbona yego utwaye indege amena haleluya
nawe ndabizi nawe hari icyo watanga si byase Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. rero nyinshi ntacyo twese tumariraga ukuri by'Imana nkoreye uyu munsi ukuri kubuma iyo perime wifashije ibyo yabiguhaye rasa ku nteko se amen Amen. nanjye nemeye 2020 Amen. ndabyemeye Imana izabimfashe ejo amen ceceka veni gakizanyo kagahuyo nukuri niyo mfite wabiki nukuri niyo mfite ibintu rero byabitazi imibereho yo kubaho nk'iyi si ntabwo basi imikorere niyo y'Imana mfite kandi urarunyoye agarenzaho kuri pastor niyo mfite nukuri Nyuma makumya ukabutunze iki gitsatsi cyasirwanye kuri ni shitani kuguterekera nawongeye kubogoshesha kubw'imbabazi z'Imana Amen. data mwebwe amafaranga mwagabana ryari we yewe ndavano nyatanze ahubwo n'uyu mwana kuri ayo 20 nemere kumushyiraho ibindi 5,000 ntacyo bivuze reka gukoma amashi ugaracari ubusabusa weho uzagabana ryari Rwose ngiye ndava hano nyatanze. Bonye umufunda kuve hejuru hakugiye nk'umuyede ariko Imana hari kirakora oya numukanishi amanje yagushigikiza ijeki arakwegura kugira umwegere nemo neza ni karibu haraje bigenze neza haraje bigenze ni hano mwakwicara ha ntabwo areba reka nicare aho pastor abaha umwanya murebereyo mw'abantu sibyo Imana ni umukozi w'umuhanga Amen. dore nguyu ni nabibonye nkigera ko turaza kugira imbaraga tukabona igitangaza gikomeye Imana yahumuye impumyi biva amatwi birumva birema biragenda uyu nawe rero mwaje mubone igitangaza c'Imana sibyo niko muremera iki ibiremba babwini musabwa kuzana iki ituro ku bakozi b'Imana nta n'ibintu by'ibimenyetso sibyo umukobwa umusaza wawe ni iki cawe aha ni nabibonye sha nabibonye yahumye kuva gihe ki naha tujye gusenga rero tujye gusenga abantu mfashe namwe mwambara imbaraga ku ruhande rwanyu duhurize hamwe nta kimana itakora Mana data nyiri ubutwara nyiri ubushobozi humura uyu mugaragu wawe humuka 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 yarebye amashikuma Imana irakomeye iyi nkoni wera kakanya ntabwo uzongera kwigenderaho Amen. Hallelujah. Hallelujah. sawa rero Okay. Akazi kacu turagasoje ntabwo ibyo tukagenda. yani gute Twishyure nyine byarangiye. Sese nahumutse pastor ko twavuga. nemwe muretse hari abantu biyemeje Sese amafaranga ni bayaguhaye. nyina singa pastor siwaruriha Wa musaza rero kamubwira aho twahuriye. nyina beza kugama Haya nari ntegereje akazi. None nari kuba nagiye mu kiraka kimpa amafaranga wibwira gusa. Nari kuba nagiye mu kiraka kimpa amafaranga uza kunzana aho uteka mutwe bwawe. Wimbwira ngo ntabwo barayaguha. Abagaba ntabwo bandera kurebana nawe kuzanye suvu Gute naba ndi ku ndege ukambwira nse hano ngiye mu mbe namara guhumuka bakakunyishyura kandi mbona bishyuye. nawe pastor nawe twizera ni amadayimoni Ko wavuze ko nta kode ugira. mubeza amafaranga yanjye. ye ntabwo nakomana n'abatubuzi muze nawe Aratwishyura. nawe
dore n'ubu murajya he